mva musore sohokera mu nzu. Byari bimeze bite? Siwe mbazo. Ese ntushobora no kubaha umugabo wawe ukabikorera iwanjye mu nzu yanjye? Hano hanze nta maroge abayo, nta mahoteli abaho. Kuki usuzugura byako kageni? Ese ubundi ibintu byo kunca inyuma wabitangiye ryari? Uratinyuka ukanca inyuma? Nibyo ubona bigushimisha? Nibyo muri make ntacyo nkumariye, sibyo? Nukuri mbabarira. Nta mungu wari wamubwiye ko akora ibintu bidasanzwe. Ngo bakubwiye ngo iki? Byanteye irari. Nukuri mbabarira. Kanakumi. Mbabarira. Bakubwiye ngo iki? Hakora iki? Mbabarira. Umva Joy, ndabona wowe ugiye kuzanansaza. Ese njye ntabwo nguhagije? Nukuri mbabarira ndakwingiye. Ku buryo ujya kunzanira ingegera naza aho ziturutse mu nzu yanjye noneho nta soni? Ese aho mwaciye cyangwa aho yaciye aho mu mihanda iyo akinjira mu gipangu cyanjye kuza abantu ba hano ko bavuga ubu ngiye baramfata gute? Nukuri mbabarira ngusabye mbabarira. Sinzi nimba nanakubabarira cyangwa nagira gute, ariko umenye ko urambabaje. Emery, wakoze cyane kutangira umubyeyi w'akazi. Oya Jaberi ntacyo nakoze gukora. Ubwire bwa buzima bayeho ndabuziye. Ntabwo nari nzi yuko igihe kizagera aho ngaho nkabona mvuye muri ruriya rugo. Sinabyumvaga. Nanjye natekerezaga nako narabuze nyine aha ari ukuntu utekereza ati si umuntu ukorera iki. Ariko ngize Imana gutya ndi kubitekereza ndamva ntarambye atari Emery. Ti wa mwana nabonye muri kumwe gutya na gutya nyine. Tumbwiye baby ibiki tumati ura mwana ndamushaka. Mfite umuntu isanzwe umushakira cyane ati nyine yaragukunze none namukunze cyane ndashaka kumurangira akazi ndamubwira Imana ishimwe nyine singirose nkubona uri hano n'ibikapu gusa bibaye intambara uzi kugira mbacike urabizi nari nsize mbwiye mama hano yuko badahari ngezeyo nsanga bahageze kubacika bibaye ikibazo ncenganye nabo bajya muri salo nkajya muri salamaje bajya gutyo singirose bagiye ku meza kubera ko bakunda kukira mu gikari cyane singirose ndabacunze bari ku meza imitanca mu karyango k'igikari ndirukaye siko bari mu buriki none kukore uri kwirukanka iki gusa nibambura barasara noneho mwana tubwoba bashaka basare bari bakumariye iki ariko nde ntibashakaga yuko mva mu rugo subiza nyine ni Imana ibikoze cyo kuzamana wenda kwishima ndumva nishimye ntabwo ushaka kubyumva nyine kumva njye sindi kubyumva ndamara nk'iminsi ndi kubirota sinarenze ko nava muri buriya buzima Imana ifashe wavamo kandi nyine Imana ibizi ibintu byose dushaka kumva kandi nyine ahantu ugiye kujya ni heza. Ese nawe urahazi ko n'uriya mama yabwiye ngo ni heza byatari nyine kwa mudaya wanjye ni heza ye Imana ishimwe n'ukuri Imana ndishimye ni heza cyane ushimanisha ntabwo kumva nyine wagira ngo nijya woga mu buzima buri kubona uri umwana mwiza Emery urakoze cyane nk'uko se inshuti yanjye reka nkubaze
ndabasha kugerayo ko rumvisha ahantu yandangiye ntabwo mugiye urabizi Kigali sinyisobanukiwe wambabariye ukangezayo ukamperekeza uzi umva tumaze kuvugana mbere yo kunjira mu nzu turavuganye namubwira ati aje kundeba kandi n'akadiru kadanje tugiye kujyamo nonaha se nona gusa nyine mu gihe kibazo umva ni ku muhanda anti se kuge nyine zo gufata moto ni ku muhanda yambwiye ngo mfate moto ngo nigerayo muhamagare ngo ararangira motari nitugerayo ngo aza mwishyure wowe ukumva icyo ugiye gukora ukuvuga ugiye kuva hano ukumva ndagurikeza mugeze hano hepfo ku muhanda umva none icyo ugiye gukora uragenda ufata umumotari uhita uvugisha anti umubwire ko ufashe moto uhereze telefone umumotari amurangire kumva ni amayobera nyine arimo neza gutya araza kugeza kuri gate kandi anti nyine niho ari nako nyine biri gu stress ko n'undi numvisha avuga ni wari kwishyirije kuko nambwe kwa amafaranga ufite n'iki byose nyine nongera ikibazo yego ubwo vuga ngende mfate moto nimero y'ihe motari bavugane sufite amayinite nayo mfite ndaje mugura amayinite urumva amayinite yo kumuhamagara agarenza y'ijana cya desi ukumva urahita umuhamagara tumubwira ati mama nayimvuna nje kureba muri kumwe nsanga ntabwo yari ngiye gufata moto ibiki nyine ahita ufata moto ukumva uhita ugenda ubwira umumotari ati ahantu ngiye na mu mazi ariko kira umuntu uri kukuyobora noneho uwo mumotari ahita avugana n'andi umuhereza telefone bavugana arkumva noneho ahita kugeza basi ngeza kuri moto usige bibaye nawe mwana yaje ndazugende nari urabizi Kigali ntabwo nyimenyereye kubera ko biri kumwe no gufungiranye sha niyo mpamvu genda ungezeyo uvuganire na motari gushami akombare umbwiza ukuri ikintu cyaguteye twinshi inyuma n'iki kikuri hari icyo ntagukorera ko uretse gushaka kuzasaza gusa watinyuka ko mu buriri bwanjye none si no mu nzu bazi mu buriri bwanjye ariko ngutwaye iki bintwaye iki urabona nta kibazo biteye urumva ari ibintu biri simple nyamara ufite ikibazo wa mugore we umwana ntacyo yatwaye cyasigaye cyagusanjije njye narakubwiye urumbishijwe n'iki iki gituma ururumba ntuse uzajya ukora amafuti nkwihorere ibi noneho birarenze ibi nisakire ubusambanyi mu nzu yanjye niba ntaguhagije se wagiye ubundi ukamvira mu nzu ubundi ngingo ntabwo ari iyanjye niyo gusa ntabwo ari iyanjye none ufite uburenganzira bwo kuzana abagabo ntazi aho bakuye nawe uzamuha Joy ibintu uri kwigira Joy ntugira ngo ibi byo birarangirira ahangaha ntukabone nshisha make ugire ngo mba nakwiyure cyangwa ndi ikigoryi rimwe nzafata icyemezo kandi sinzasubirana ubu urabona nta kintu iyo umujyana mu marodi mukajya yongera mukajya gusaba aba hano muri aho raho mama cyasa karibu meze neza mwana Joe sava kwarakaye se mwana mama cyasa ko wazinze umwana mama nyine ni iby'urugo nyine nari udufaranga namusigiye none ibintu namubwiye gukora si byo yakoresheje none ari kumubwira ngo yayamaze imaze gute se amafaranga yo muri iyi minsi ntabwo uzi ukuntu ashira cyakora ibintu by'igihe bisigaye binahenda byanashoboka rwose ko yakoresheje tujye mwihanganira ubuzima bwa Kigali buragoye ntabwo aba abyumva wayamamaza ku buryo ntazi ibiri ku isoko ibiri hirya no hino ntazi ukuntu nuko utarajya guhaha ngo biguce
cyangwa ugire nk'amafaranga bayakwibye utwaye utuntu muri envelope tungana gutya ntabwo babyumva rero ni ukuri ntabwo ntukaye ase mama amafaranga 15,000 ego yabihahishije umunsi narigize ngo ni 150 15,000 umunsi umwe abantu babiri se agura ikiro cy'isukari buri kigura ngahe inyama imvage zigazigura 5,000 ubwo niba yaguze amaroti cyangwa akagura n'amaviyandashe ye mu byo namutumye n'inyama ntabwo zirimo we yambwiye ngo arashaka guteka ibintu byoroheje musigira 15 hano hari imifuka y'iza kawunga hari imiceri hari iki rero dufite na gas ibintu 15,000 wasanga yaguze imbuto kandi imbuto nazo zirahenda cyane pe imbuto zirahenda aya mama nawe ntukamumve oya ntabwo ari ukumuvugira umwana abashaka kurya ibyo kubyarangije ubundi jya wihangana maze nawe mama abagomba kumenya ko nanjye agomba kumufasha yego nta kazi afite ariko nanjye ajya nyorohereza rero bana banjye ndabona ubwumvikane bwanyu ari bucya muri iyi nzu izi ntonganya zanyu za hato na hato mumenye ko iyi nzu itakiri yanyu babiri mwenyine umukozi nawe abwiye kubashakira ari mu nzira agiye kuza rwose tumaze kuvugana mu kanya arabagezaho nimuzajya mufite ikintu mutumvikanaho mugatonganira imbere y'umukozi numva byo mujye mujya mu cyumba cyanyu niho amabanga yanyu agomba kurangirira ibintu byo kwiteza abakozi b'iki gihe ntabwo ari byo ndabizi abakozi bagira amagambo ntabwo cyane umugabo niba ujya wiha ibintu byo kumunganya nawe abakozi ubundi muba mufite abantu babiri mutagira n'umwana mutagira n'umushyitsi ubabo muba mufite mafutiye mujye mujya kubivugira rero mu byumba aho murara mubitse uburiri kuko uyu mukozi yazaba kwiza uyu mujyi wose umva ko bitazongera n'ubundi rero hose ubu byose ibibazo biri mu maboko ubundi ibintu mupfa mugira amabanga ni iki kuki mutabimbwira byo wagize ubu ntuba nta birenze ni uko nyine uyu nguyu akantu kose akareba akantu kose akakareba naho ubundi nta n'ikisi nta birenze ubundi se ko buri gihe nza agasanga ameza ya hano ntayahari yagiye nakubwire nyine ameza yabaga aha mwayashyize yarayamenye yasinze sanze yabandaga urasinda ukaza udandana urakoze umwana twese niko urasinda ukaza udandana kugeza uko umena ibintu byo mu nzu yewe mwana mama ngiye simba ashaka nuko nari ndi kugenda nkayasitaraho akameneka maze nigeze nyicaramo ukanywa ugasinda mama ngiye simba ashaka kurengera ibintu byinshi si rimwe si kabiri iya mbere yarayimenye ngura indi nayo yarayimenye rero nararebye kuzahora ngura ameza n'ubundi se garabyiyoreye nawe nuko ntabwo ziba ni kwa kundi nyine uca ku kintu ugasa nk'ugize ndetse naraje imirimo nyicaraho ko nakubuje kuzajya narakubwiye uzajya ucana itara ese uza nk'inuza uri igini uri ese ubwo barisanga ritashye matara ubu utashye sanga ariko uburyo utareba uzumenagura ibintu yaba gucana itara ngo ntungure ngo aryame hasi ko ubona ndi ikigo cyangwa numva ari amabanga da cyokora bana banjye mbagira inama buri wese yikontorora umutima we arebe umuntu utangira undi akamushotora yihane murebe ukuntu urukundo rwanyu ruzasukira rwasagama ubu umugore kumutaha usinda ejo zawe ibyo ntabwo mba nasinze none se kuki ujya mu kabari utari kumwe n'umugabo wawe aba yansize yagiye hanyuma ukiha uburenganzira ugasohoka ukagenda niko nuko ko mwakijijwe buri munsi ntega buri umwe andegerwa undi akandegerwa umva ndahaza mwihane sibyo muha abana beza mutaziteza n'abana wagira ngo mwashakanye mudakundana nta kibazo cyewe wamuhereza nyazaba yayo siko wagira ngo mwashakanye mudakundana niko Jackson wabaniye neza umugore wawe mukaramara wagiye uwo mugore wawe ukamukunda ukamukundwa akazi ukarara ko nawe adatuza mama ngiye ntacyo ntamukorera rwose ahubwo se ko mbona telefone yagera mu gusoma usi wa mukobwa uzi ko ari we
Halo. Wahageze hamwe twavuganye? Sawa none reka nze ngufate. Guma aho ngaho kuri icyo cyapa nakubwiye. Sawa reka nze ngufate. Icara hariya abona ahantu bicara. Karibu. Bakwita neza. Njye nitwa Peri. Peri. Akazina keza. Ni karibu. Murakoze. Mu rugo ni hese Peri. Mu rugo turutse ibibazo byinshi. Tundi tukura. Tumaze kugana nawe. Yakomye kumubaza ni ikibazo se. Nta kibazo kimwe. Tundi tuvugane nuko. Sibyo mugiye kuvugana hano nta. Zana gufasha igikapu cyawe gisigara. Igikapu turagaruka. Mubonye hari umukene. Yaramubonye. Namubaza ari. Aramubaye aragira ngo hari utamubaza bituma asubirayo. Atazongera no kumvugisha se. Umuntu wamundangiye yambwiye ko azi akazi cyane yakoraga ahantu mu bantu bigira hanze. Bajya i Burayi.